can reach a yari afite vore imwe aravuga ngo ya vore zose nzazigira cross cutting nje mfasha alarme muri domaine zose kora. That's one branch, but now she's supporting all the branches, all the departments. Atariko by'umwihariko abagore bo mu Rwanda, especially women in Rwanda. They supported together. uretse abagabo mwabonye dufite ishuri alarme ryitwa iwe irwamagana rikomeye rimwe abanyeshuri b'abakobwa barenga 300. Uyu yadubakiye ibintu bikomeye cyane. We have a school of girls in the Rwamagana. Buriya nta wabona ibyamuvugaho ishuri rimaze kuba icyitegererezo muri iki gihugu. It's really a nice school. Navuganye na directeur cyaravuga ati twagize ikibazo cy'ibitanda n'ibyumba abana babaye benshi kubera umudamu. Mukomere Imana amashimwe. So I appreciate her. Rero Ukurire tuguhaye impano. So this ikimenyetso is cyo guha agaciro just a sign. Wakoreye alarm. Tell you that it's very important. U Rwanda. You have worked for Rwanda. Umuryango nyarwanda. You have worked for the community of Rwanda. Especially how you really obeyed God. God's call. And that this has been really a good seed you have planted in this country. Generation. Dufite ikibazo cy'ubusinzi, mwumvise ko duhanganye n'ikibazo cy'ubusinzi muri iyi minsi, turi gufunga utubari hose kugira ngo nibura tugabanye access ku nzoga. We are fighting against drunkenness in our country. Nibura mu midugudu mutuyemo, mu masibo mutuyemo, abasinga n'abana bacu, n'ababyeyi bacu, n'abavandimwe bacu. We know that those who are drunk into our villages are our children, our family members, our families. N'abavandimwe bacu n'inshuti zacu kandi ntabwo ushobora kuba ku muryango ufite ikibazo cy'amakimbirane mu muryango w'ibishuko. It's our families, friends, neighbors who have conflict. So yigeze kubivuga neza pastor watugejejeho ubutumwa bw'Imana aravuga ngo ibi bibazo mu gihe tuzaba tukibifite ntabwo dushobora kuba ku muryango nyarwanda ngo bishoboke. The pastor shared it before when she was talking about it can't be easy to be in the Rwandan society and still have those kind of problems. Buri torero rifite abanyamuryango ku mudugudu. Each church has its members from the village level, so let's start building from there. Amahirwe nuko dufite icyizere yuko dufatanyije twese nk'abafatanyabikorwa ibibazo tuzabikemura kandi mu buryo burambye. With our hope, together with our partners, we will come to an end of all those. Dufite inshingano zo kubaka umuryango ugaragara muri ubu buryo muri ibintu bitatu ngiye kuvuga nabyo ndibuzoreze. We have responsibilities to build a family that looks like the three things that he's about to share. Dufite inshingano zo kubaka umuryango utekanye. We want to build a safe family, a peaceful family. Jesus.
Oh, data. Oh, hallelujah. Urera urakiranuka mwami. Imana y'ibihe And your byose. righteous God, Yes, we Lord. glorify Yes, the God, Lord. we exalt you, Lord. Uri Imana ikomeye mwami. Oh, icyubahiro n'ikibi cyawe ibihe byose. Hallelujah, Oh, hallelujah. 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 Jesus. We glorify you. tugihagaze reka tuwabasabye agakorasi duhagaze Everybody here sing together with them. dufatanyije nabo rwose mu gihe tutangiye kwitegura no kugira ngo mu mwanya twumve ijambo ry'Imana amashyi rwose tujyane nabo Umwami
Imigani igice cya 31 umurongo wa 25 Proverbs 31 verse 35 kugeza kuri 31. up to 31. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Icyo ni igice cya mbere cyo mu migani. Igice cya kabiri mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 15 duhereye ku murongo wa 1. Making us your Uyu munsi umuja wawe Pastor Jiri today your servant Pastor Julie umugeneye uyu mwanya kugira ngo abwirize ijambo have ryawe. given her this opportunity to Musiga preach your amavuta, word. Please anoint her. umuhe umwuka wawe wera, Fill her with your umuhe amagambo Holy Spirit. akwiriye, Give her the right kandi word. nyagasani And Lord, imbuto agiye kubiba what is going to aba ari wo sow here, kuzibagarira, Lord, we pray that kugira ngo you zitange can umusaruro so ukwiye. that fruit may come. Dusabiye twebwe twese abateraniye We hano, pray for all of us abo here. wahaye umugisha wo kuba turi bazima uyu munsi, Those you blessed us with ukaba life. utwongeye no kumva ijambo And ryawe. you give us the Kingura opportunity to hear imitima from yacu, you. Open our hearts. uduhe kukumva no kukumvira. Help us to listen Ibyo and to twigisha obey nyagasi, ibyo twigishwa what we learn. bifasha ubugingo bwacu n'imibereho yacu ya buri Help us, munsi. O Lord, in our lives. Turagushimira Larume We thank you for kubw'iki our, giterane cy'uyu munsi for this n'umurimo gathering mwiza uri gukorwa. and the work that is Duha being umugisha done. rero Doing mu being izina done. ry'Imana Data wa twese Bless n'Umwana us in n'Umwuka the wera. name of the Father, and the Son, and the Amen. Holy Spirit. Amen. turumva turi mu rugo We all feel at home. mwakwiyicarira rero tukagubwa neza tukumva icyo Imana itubwira We mu may ijambo be ryayo seated and listen from what God is telling nk'uko us. abakozi b'Imana batandukanye babizi As various people of God know, twe tuba turi hano turi umuyoboro Imana igiye gucishamo ijambo ryayo we are just channels for the word of God. kandi niyo yonyine yo guhabwa icyubahiro And He's the only one to be niyo yonyine praised. yo gukomerwa amashyi He's the only one to receive honor and praise. Imana ikomeze ihabwa icyubahiro May He be glorified. muri uyu mwanya mwiza dufite insanganyamatsiko nziza cyane abagore b'imbaraga umucyo w'Imana mu muryango itorero ry'igihugu The topic is great leaders in the family and in the nation. nicyo nahisemo ko tuganira uyu munsi This is what I chose to talk about today. abagore b'imbaraga zikomeye Women are the strength mu rugo mu muryango in the home, in the umuryango community, uvukamo umuryango washatsemo in your home, in your extended family. mu nshuti z'umuryango Church, tugasanga naho abagore ni inkingi ya we mwamba find that women are the pillars. murabyibuka mu byanditswe byera mu bice bitandukanye You remember in the scripture in various yesu ntabwo verses, yigeze asiga abagore inyuma Jesus never left women babaga behind. bamuri hafi mu ivugabutumwa They were all the time with him in evangelism. murabyibuka ko ari nabo batwaye inkuru nziza y'uko yesu kristo yazutse You remember that they are the ones who took the good news that Jesus was raised, ari muzima that he was alive. abagore rero kuva mu itangira imbogamizi But also they had challenges. z'abatabasha gusobanukirwa agaciro kabo
Challenges resulting from people who couldn't understand their value. aho niho usanga hamwe na hamwe babavuga uko batari. And this is where you find where some places where they talk about women in the wrong way. ariko no mu muco nyarwanda abagabo bari hano barabizi uri abagore baba bari imbere cyane. But even in our culture in Rwanda, men here know that leaders here are really taken seriously. muzumva kenshi abagabo bagiye gutanga inka. You will hear many times when men are going to give cows. mu muco nyarwanda kuremera kose gushoboka gukozwe n'umuryango burya akenshi. And even in any kind of support that the family does, ni ibitekerezo biba byazamuwe cyangwa they byashyigikiwe come n'abagore. from ideas provided by women. uko ngiye kubwiriza cyane ku mugore, Whenever I preach about women, ntabwo njya mbura gushimira cyane ubuyobozi bw'iki gihugu. I don't forget to thank the leadership of this country. ku ruhembe nyakubahwa perezida wa And repubulika on top our president ndetse na madamu we, and his wife, uburyo bakunda abagore cyane, the way they really promote women. uburyo muri ubu buyobozi mubambera amashyi cyane. Please clap for them. ibyo ndi kuvuga tubiziranyeho. What I say, you know. abagore ubu hose urahanyura bafite ijambo. Wherever you go, you find that women are valuable. twizihiza umugore wo mu cyaro, umugore w'umunyafurika. We celebrate women from the village. We celebrate the ibyo bintu African byose ni women. ibintu byamenyekanye muri iki gihe turimo. And this is well now known today. iki ni igihe mu Rwanda Imana yatugiriye neza cyane. This is the time really God has done great things for Rwanda. iyo twumva ngo abagore ni dose, When we hear women are about don't touch, it means a lot. don't touch rero urigendana no kuvuga ngo fata ijambo urarifite. Don't touch means women, you can speak out what you think. tambuka vuga ubutumwa bwiza. Go and spread the good news. tambuka wigisha ibyo kubaka amahoro. Go and teach about peace building. tambuka wigisha ibyo kuyobora. Go and teach about leadership. kubera ko nawe urashoboye. Because you are capable. Haleluya. uyu ni umunsi w'ibyishimo. ndashimira cyane Madame Cecile. This is a day of joy. I thank very much Madame Cecile. ni umwe mu bantu bankuze cyane nanjye bituma mukunda. She is among the people who yabo muri Women Leadership Training Institute. these women who have completed their training in WLTI. Akoze cyane. uyu muhango ni ikimenyetso cy'uko Imana idaha abantu gusa amahirwe yo kwiga. It shows that God doesn't only give opportunity to people for. munyemerera inyota yiyongere yo kumenya. Allow me to increase the thirst to learn more. inyota yo kuba abagore bashoboye cyane. Thirst to be greater women. inyota yo kongera gusobanukirwa icyerekezo abagore barimo tukamenya kugikurikirana neza. Thirst to understand better the vision of women and follow it very well. abagore tugasobanukirwa amahirwe dufite muri iki gihugu. Women to understand the opportunities we have in this country. amahirwe dufite yashyizweho kandi n'amatorero n'amadini akorera muri iki gihugu. Opportunities we have given by the churches and the religious. ariko ayo mahirwe tukumva ko ari amahirwe y'abanyarwanda. But those are opportunities for ndagira ngo Rwandans. ibi bibe itangiriro ry'ibihe bishya. Let this be a beginning of a new ibihe era. byo gukoresha ubumenyi abagore bahawe nk'uko babitubwiye, Era of serving and using what these leaders have learned. kugira ngo bazane impinduka mu buzima bwabo ubwabo ndetse n'ubw'abandi. For them to bring change for themselves in their lives and the lives of their surroundings. impinduka mu bana banyu, Change in their family, their children. impinduka mu muryango ndetse no mu itorero, Change in their family and in the church. ariko impinduka no mu gihugu cyacu aho dukorera But hose. also a change in our country wherever we are found. mu by'ukuri ubu abakamera muri professionnel niyo mpamvu tutavuze ngo bajye bahagarara muri professionnel. siko bimeze.
Cronise kandi ayisenga. Dine akurikirwe na Mukarukiriza Liberata. Mukarukundo Miriam yigire hafi. Iramunani Claudina. Mukarukiriza Liberata. Mukarukundo Miriam. Uwicyeza Marta. Na Mukanzu For them, and we are calling Judah now for the following group. yegere hino nawe adufashe kuhereza itsinda ry'abantu 10 bakurikiyeho. She will deliver the 10 certificates. Beata muri Zaboro nawaze hamwe n'abagira inka Alphonsine. Ku bw'aba babyeyi, inkumi ndetse n'abavandimwe bacu babaye muri iki gihe kitoroshye cy'imyaka 3 cyo kugira ngo basobanukirwe, turabazamuye rero, turagushimiye kubwo kwitanga kwabo kugira ngo bagukorere ndetse bakorere na kominote n'abanyarwanda bose muri rusange. Dusabye umugisha wawe kuri bo. Data ubaha ubwenge, data ubaha imbaraga igihe cyose bagiye kugukorera, mu gihe n'imburagihe bazamuka imisozi ngo bagukorere, bamanuka imibande n'ibishanga, bahura n'ingorane n'amakuba bitandukanye. Uzagendane nabo, uzabambika imbaraga kugira ngo bakore uyu murimo wabahamagariye batishama. Data wera wo mu ijuru, dusabye ngo ubarinde ibibi byose byabageraho, ahubwo ubarengere mu gushakisha uburyo n'ubushobozi bwo kugira ngo bakore iteganyamigambi wabashyize ku mutima, kuko uri Imana itarabahamagariye ubusa, ahubwo yabahamagariye guhindura Abanyarwanda, ahubwo yabahamagariye kuzana impinduka mu Rwanda, mu matorero atandukanye bakoreramo, muri za igihugu gihindutse kirimo Abanyarwanda bahindutse kandi bahinduye n'ibihugu baturanye. Urakoze rero, turagushimiye, tugukuriye ubwatsi, tugukomera amashyi n'impundu, kuko Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. Mugihagaze muvane iburyo mushyire ibumoso mwese. As you are still stand up, let you turn your tassels of your caps from the right to the left. Mushaka mwana dufata hejuru. When I tell you that you're started on 27 umwaka wa July 2022. 2022. Isomo rya mbere twize The first lesson twari uguhura n'Imana muri Bibiliya. was to meet God in the Bible. Byari bikubiye muri iryo
iryo somo twari kumenya ibice bigize bibiliya bibiliya icyo ari cyo, kumenya intego yo gusoma bibiliya no kumenya amateka y'Imana mu buryo ikunda abantu. Tumaze kwiga iryo somo byadufashije kumenya neza gutegura insanganyamatsiko, kumenya icyo buri gice cya Bibiliya gisobanura, kumenya igihe itorero rya none ririmo. Itorero rya none riri mu gihe cya gatanu, abantu b'Imana batumwe. Twize isomo rya kabiri, guhugura no gutegura abayobozi. Muri iri somo twamenyemo uruhare rw'umuyobozi, umuyobozi icyo ari cyo, imyitwarire y'umuyobozi, ubumenyi bw'umuyobozi, ibyitabwaho mu buhanga bwo kuyobora. Tukimara kuryiga twabashije kumenya kugena icyerekezo nk'abayobozi, kumenya ko dukwiye kwita ku muhamagaro wacu w'ubuyobozi kuko Imana itoranya gushaka. Twizeye isomo rijyanye n'ubujyanama bwa Kristo no gukirihungabana, harimo kumenya uko wafasha uwahungabanye, icyakorwa kugira ngo umuntu akirihungabana. Nyuma yo kwiga iri somo twabonye ko dukwiye kwemera kubabarira kandi tugatanga. Twize isomo ryitwa impinduka y'umuryango, binyuze mu kongera ubushobozi mu iterambere ry'ubukungu. Kuri iri somo ibigenderwaho kugira ngo habe umuryango, ubwizigame n'imishinga iciriritse, akamaro ko kwizigama, ubuhinzi bubyara inyungu, ubworozi bubyara inyungu. Byadufashije kumenya gukorera ku ntego, kubyaza umusaruro ubukene, dutegura ikaye y'umuryango, iby'umuryango uzakenera mu kwezi, kandi twajya kubigura tugahera ku by'ingenzi. Irindi somo twize gukemura amakimbirane no kubaka amahoro. Igisobanuro cy'amakimbirane, ubwoko bw'amakimbirane, ubuhuza. Twabashije kumenya uko wakwitwara mu gihe cy'amakimbirane, kumenya uko wafasha abafitanye amakimbirane, tuza gusobanukirwa n'urwego rw'ubuhuza rwashyizweho na leta y'u Rwanda. Twize irindi somo kuri ku byerekeranye n'abagore, uko abagore bafatwaga mu muryango, twigamo ibijyanye n'imyororokere n'ubukungu, tumenyamo igishobora gutera ubugumba. Ubugumba bushobora kuva ku mugore cyangwa ku mugabo. Tumenya n'uko twatanga inama ku myororokere. Twize irindi somo rijyanye n'amahame ya Bibiliya. Ibyo twizemo ni ubutatu bw'Imana, amazina y'Imana, ubwoko bw'amasezerano, icyo ibyiringiro by'Abakristo bishingiyeho, umurimo wa Kristo ubu mu itorero, umurimo wa Kristo mu gihe kizaza, abamarayika, abadayimoni n'imyuka mibi. Isomo ryadufashije gusobanukirwa neza, kumenya ko nta bazimu babaho nk'uko twabyibwiraga mu gihe cya kera. Irindi somo twashorejeho nimugoroba, abazimu mu Kinyarwanda abazimu ntibabaho, ba bantu twavugaga ngo basogokuru bapfuye, ariko demons abadayimoni bo babaho. Somo twashorejeho nimugoroba, urufatiro rwa Bibiliya ku rugo rukomeye. The biblical foundation for a strong
twabonye ko urushaka ari umugambi w'Imana kuri twe understood that marriage is the will of God. tubona impamvu esheshatu zishobora gutuma imiryango inanirwa kubaka 6 reasons why families fail. muri aho ngaho harimo kudasangira amateka y'ahahise, For example, not sharing our past, kutabona ibyo wari witeze mu gihe wajyaga kubaka, not getting, not our expectations not hakabamo being met, kwikunda, selfishness, hakabamo no kunanirwa guhangana n'ubuzima n'ingorane. and failing to face challenges of life. Icyo twasobanukiwe What we understood ni ugusobanurira abandi impamvu z'urushako, is to understand, to help others understand the purpose of marriage. kumenya uko twatwitwara mu gihe duhuye n'ibyo tutari twiteze mu rushako. And know how to behave when what we expected from marriage is not what we see. Turabashimiye, We thank you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Let us all together stand up and clap for the women. Only men, only men, only men. tubashe n'umugisha rwose. We bless them. Let's bless them. Nose muravuga ngo ntabwo bize. Imana Basoma rwose basoma. mwari aba ni abagabo babo bicaye hano. These are their husbands. Niba abagore ntacyo bakora ntabwo abagabo baje kubashigikira. If these women were useless, their husbands wouldn't come to support them. Impamvu baje nuko bazi inyungu ziri ku bagore babo. The reason why they came is that they understand the benefit of having these women. Hari ikiri guhinduka mu miryango. Something is being changed in their Hari ikiri families. guhinduka ku baturanyi. Something is being changed in their Imana yacu communities. ntihabwe icyubahiro. I'm a guru. How are you? I'm a guru. I'm a guru. I'm a guru. There you go. It is only because of God. Imana and Nziza cyane. Nukubera Imana ni nziza cyane rwose. Amen. That this dream has become a reality. Kuko inzozi zamaze kuba impamo noneho. When we met 15 years ago, Imyaka 15 ishize igihe twahuraga, we dreamed of very big things happening. twatekereje ibintu byinshi kandi binini bizabaho. And we thought maybe we would impact a village, Kandi twavuga yenda tuzagenda tujye ku mudugudu umwe cyangwa umusozi umwe, one small group, tugenda korana n'itsinda rito rimwe, and God has given such favor ariko Imana yaduhaye aya mahirwe akomeye. because of the government officials and the pastors who have allowed us to partner with Alarm. Ibyo and byashobotse raise- kubera ubuyobozi bwa leta n'ubuyobozi bw'amadini n'amatorero bwatumye dukorana na Ararume. Murakoze cyane. Thank you very much. Thank you so much for allowing us to be part of what God is doing in Mwarakoze cyane Rwanda. kugira ngo muduhe umwanya. I may not look like a Rwandan, but I promise you I am. Murashobora kumbona mukabona uruhu rwanjye rudasa n'urw'Abanyarwanda, ariko ndashaka kubasezeranya ko njye imbere ndi Umunyarwanda. I want to say thank you to all of the WLTI. Turashaka kubashimira mwebwe murangije uyu munsi. You have worked so hard over the last several years. Muri iyi myaka ishize myinshi. Well done. Mwarakoze cyane. Mwarakoze rwose. For the trainers, Namwe bigisha beza, you have done such a beautiful job of sharing what you have learned in your heads and your hearts and offered it to others. mwakoze umurimo ukomeye wo gusangiza bagenzi banyu ibyo mufite mu mitima yanyu. Namwe tubakura ingofero. And I have to say thank you to Nikodam, who has been my ears and mouth for the last 3 years. Kandi hano ndashaka gushimira uyu Nikodemu uri imbere wambereye ugutwi hanyuma akambera n'umunwa kugira ngo mvugane n'abariya bantu. We have worked together, and I am grateful. Twakoranye cyane kandi ndabishimira. And Bishop Ezran, Ndetse na Bishop Isironi thank you nawe warakoze. for allowing us to serve together. Kwemera tugakorana wagize neza. I have a few words for our graduates. Ndafite amagambo make ngomba gusangiza aba barangije. Today marks the end of a 3-year journey, but the beginning of all the things that God wants to do through your life. Uyu munsi ni umunsi urangiza urugendo rwanyu rw'imyaka 3, ariko kaba umunsi utangira urugendo rwanyu rw'ibikorwa by'Imana bikomeye igiye kubakoresha. You have risen with courage, confidence, and perseverance.
mwahagurukanye imbaraga muhagurukane ibakwe kandi ubwo muhati wanyu. And I have seen your faith increase, that has increased our faith. Nabonye ukwizera kwanyu n'ibyiringiro bikomeza bizamuka muri mwe. We are confident that you are ready to move forward. Turizeye neza cyane ko mugiye guhaguruka mugatera intambwe mujya imbere kandi you are equipped leaders ready to make a lasting impact on your families, communities and nations. Mwahawe bikwiriye byose kugira ngo muhaguruke nk'abayobozi mugiye guhindura igihugu cyanyu. As you follow God's leading and carry the goodness of Jesus and the knowledge you've received. Uko muzakomeza kugendera muri iryo yerekwa hanyuma kandi hamwe mukoresha n'ubumenyi mwahawe. Remember, it is not about us. Muzakomeze kwibuka ko atari ukuri ku bwacu. It is kubera imana. Ahubwo it's because of God. Kubera imana. It's because of God. And umukarera working in you. And the Holy Spirit working in you. ukorera muri we mwebwe. God has called you to join him in restoring brokenness to this world. Imana yabahamagaye kugira ngo mufatanye nayo kugira ngo ikize isi yononekaye. To come alongside the hurting and the impoverished. Kugira ngo mujyane n'abantu bakomeretse, abantu babaye bagowe. And to create families for the lonely. Hanyuma rero mwegera imiryango iri yonyine yigunze. You are smart. Berewe mumeze neza. You are strong. Murakomeye. Kamera. Verse 3. Murongo wa gatatu. It says, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord that displays his splendor. Isaiah 61:3. Murongo wa gatatu Isaya 63 murongo wa gatatu vango. Here's what we know about trees. Hari ibyo tuzi kubyerekeye ibiti. When the roots of the trees go deep into the ground, uko igiti imizi yacu ikomeza yinjira cyane mu butaka, into their faith, if we were a tree, our rootedness in Christ, nimba rero twagereranywa n'igiti hanyuma ukwizera kwacu kukaba gutewe gushinzwe muri Kristo, duhagarara Imana yacu. Kubera imana. Because of God. The seeds that you've planted will bear incredible amounts of fruit as you lead, teach, and serve. Uko mugenda mubiba imbuto mubibazize. Everywhere you go. Mukomeze mukorane n'Imana mu gukiza benshi no ahantu hose Imana izabageza. Rise up and love deeply. Muhagarare hanyuma mugire urukundo rwinshi. And live boldly. Kandi mubeho mu buryo bwagutse. And what you heard today from Francois will become true. Ibyo mwumvise bivugwa kuri Francois bizakomeza kuba ukuri. Our churches will be different, our families will be different, our communities will be different, and our nation will be different. Amatorero yacu, imiryango yacu, igihugu cyacu, umusozi dutuyeho izahinduka kubera Imana. For the family of God both here in Rwanda and back at home. Hano mu Rwanda na hariya kandi wacu Imana izakomeza gushyirwa hejuru. Imana nziza cyane. God is so good. Murakoze cyane. Thank you very much. Let us appreciate the speech that is came together. Let us now approach another. Ubundi biragoye kuvuga inyuma y'abavuga ubutumwa bose. It's very hard to say something after all these evangelists. Ntabwo byoroshye ariko ndagerageza kandi ndavuga mu magambo make. Urabona ko basa naho bahinduyeho gahunda kubera ko nabonaga hari abavuga ubutumwa bashaka kubera gahunda zindi kandi koko birumvikana. So he's going to summarize his message because there are some people who have. Ariko nagira ngo ababyeyi dushimire iki gikorwa. Let's clap for what we have accomplished. Iki gitaramo cyiza, iki gitaramo cy'umugisha, iki gitaramo thanking all the leaders. Gushimira abanyeshuri uyu munsi babaye abayobozi. Thanking the graduates. Thanking the graduates. Gushimira Bishop wabahuguriye n'itsinda ryabafashije. Thanking the bishop who helped them and the group that really helped them. Nanjye ndagaruka mu magambo make icyo tubatezeho. What is our expectations? I'm going to share our expectations from you. Mu Gifaransa baravuga ngo qui éduque une femme éduque une nation. In French we say whoever educates a woman
Kinyarwanda bakavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. In Kinyarwanda we say whoever has a good woman has a good home. Ariko noneho akarusho kiwacu tukavuga ko umugore ari mutima w'urugo. But especially in our Rwandan community, we say that a woman is the heart of home. Nagira ngo tugereranye umutima n'ibindi bice by'umubiri. So let's compare a heart with the other parts of the body. Niba umugore bamwita mutima w'urugo, We call a woman a heart of the home. birashoboka yuko ibindi bice by'umubiri bishobora gukora ariko iyo umutima wahagaze umuntu ntaba akiriho. Whenever the heart stops working, the whole body stops. Ariko ndereka amashoza umutima w'urugo That's a women's slogan here in Rwanda. umutima w'urugo That's really good. How leaders are different from students. Normally we do it 3 times. nagira ngo rero bashimire So I want to thank abayobozi you. niba twabatumye kuba abayobozi b'impinduka. So if change, Ubundi alarme yamenye gutoranya hahandi hakenewe kurusha ahandi hose. we around did well to make a good choice to select the right people. Kuko nta bagabo bari. When I reached here, I asked them, Ariko nageze aho Women International bamenye ahakenewe. you knew what is really needed. Abagabo bari hano So many who are here, a wise man gives or keeps his property to his wife. nyuma yo kumva amasomo n'ubumenyi bakwe nagize amahirwe ko abagabo b'abagore bamutumye hano. Ubuze ubwenge guhera uyu munsi umutungo wabo uretse umugore. If you are wise now, give your property to your wife. Nta kintu umugore akora kitari mu nyungu z'umugore. Nta kintu na kimwe nongere mbisubire. Nta kintu na kimwe umugore akora kitari mu nyungu z'umugore. Nothing a woman do out of a family's benefit. Umugore azagenda mu muhanda ahure n'umuzunguzayi muzabazunguzayi bari agura agakweto k'umwana n'ubwo icyo gikorwa atari yagiteganije ariko umugore arahura n'inyanya mu muhanda cyangwa ahure n'ibibiriganya mu zibyo indagara zigure byose ni mu nyungu z'iki. Whatever kind of food she meets on the road, she can buy for her family. Umugore rero koko ni mutima w'urugo. So a woman is the heart of the family. Niki rero tubategerejeho nk'abantu bahuguwe uyu munsi bakaba bagiye kujya mu ngamba. Mushoje urugerero nuko tuvuga. So what we are expecting from you as people who are done with iyo dushoje urugerero turatunga. So we are sending you. Nongere nibaza ikibazo nakomeje kwibaza kubera iki abagore ijana. Why 100 women? Intumwa zingana. How many disciples did Yesu yari afite intumwa zingana. How many disciples? 12. Kandi ubutumwa bwageze ni gasanzwe. The good gospel was spread to the whole bigasanzwe niho kureka abaho. Bigasanzwe ubutumwa bwageze no muri Afurika y'Epfo bwageze. Did the good gospel reach in New Zealand, in South Africa? Yes. Numvise bano bavandimwe bavuye muri Amerika. I understood that my friends came from the US. I'm coming also from Mexico. I was there last month. Nagiro niho kure habaho muri Amerika. Abo biteneza Amerika. Abukereke naho ubutumwa bwageze. So those are some of the very far places in the US. And he's asking, have you received the good news? Intumwa 12 gusa. For only 12 disciples. Ubutumwa bwageze ku isi hose. The good news was spread to the whole world. So now we have 100 women
our message be going up to? ubutumwa bwiza bwo guhindura abanyarwanda bakagira imibereho myiza bakagira The good news of imibanire changing myiza. Rwandans. Where shall we take it to? nagira ngo mu cyumweru kimwe ubutumwa bwe bwageze mu banyarwanda hose. I wish within 1 week the message will be spread to the whole country. nizere yuko bamutwara sibo muri hano amasibo yanyu yose n'abaturage batuye mu masibo uyu munsi bari harimo impinduka zifatika. I know that you're going to make a big change. Village bakumpera amashyi cyane babampera amashyi ariko ntabwo baturuka mu murenge wa Kinyinya mu murenge wa Kinyinya. Is there any who is from this sector? None. Not yet. ariko tumaze kubivugana na mama Cecile guhera kuri 25 kugeza kuri 30 tuzahugura abayobozi b'imidugudu wacu ndetse n'abo bayobozi b'abagore. So I've talked this with Cecile. We'll be training our leaders. ijya kurisha rero ihera ku rugo niko abanyarwanda baciye umugani sibyo bijya kurisha ihera hehe ku rugo. We need to start from home. We need to start from our families. abagabo babohereje bafite umugisha kuba bafite ubu nizere yuko hari impinduka zikomeye mu miryango yanyu. I know that there will be a big change in your families, mu midugudu yanyu into mu your mirenge yanyu. villages, into your sectors. reka nsoze mvuga ngo harakabaho icyicaro nk'iki. uyu ni umusaruro w'imiyoborere myiza. This is the result of the good governance. uyu ni umusaruro w'imiyoborere myiza This is the result of dukesha good igihugu cyacu. governance from our country. muri 94 igihugu cyahuye n'akaga gakomeye. ntawashobora gutekereza ko uyu munsi umusanzu wa alarm ugiye kugera mu Rwanda hose. ni ukuvuga ngo ni umusaruro w'imiyoborere myiza. In 1994, the country has gone through difficult times. We couldn't believe that today we can be here with alarm and celebrating good things that nibura happen. ibibazo bitatu umuryango nyarwanda ufite. I want to share with you 3 main issues that the Rwandan community has. dufite ikibazo cy'amakimbirane mu muryango. We have family conflicts, that's one. dufite ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato. We have young girls and pregnant young girls. uyu munsi dufite ikibazo cy'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge no mu ngeso zitari nziza. We have drug abuse for the young generation. dufite ikibazo cy'ubusinzi. mwumvise ko duhanganye n'ikibazo cy'ubusinzi muri iyi minsi turi gufunga utubari hose kugira ngo nibura tugabanye access ku nzoga. We are fighting against drunkenness in our country. nibura mu midugudu mutuyemo mu masibo mutuyemo abasinga n'abana bacu n'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu. We know that those who are drunk into our villages are our ingo our zisenyuka, children, our family ingo zifite members, our amakimbirane families. ni abavandimwe bacu ni inshuti zacu kandi ntabwo ushobora kubaka umuryango ufite ikibazo cy'amakimbirane mu muryango ntibishoboka. It's our families, friends, neighbors who have conflicts. So yigeze kubivuga neza pastor watugejejeho ubutumwa bw'Imana aravuga ngo ibi bibazo mu gihe tuzaba tukibifite ntabwo dushobora kubaka umuryango nyarwanda ngo bishoboke. the pastor shared it before when she was talking about it can't be easy to be in the Rwandan society. buri yet we torero still have buri torero those riri ku kind of mudugudu. problems. buri torero rifite abanyamuryango ku mudugudu. Each twubake church umuryango has tukemura biriya bibazo. its members from the village level, so let's start building from there. amahirwe nuko dufite icyizere yuko dufatanije twese nk'abafatanyabikorwa ibibazo tuzabikemura kandi mu buryo burambye. With our hope, together with our partners, we will come to an end of all those dufite problems. inshingano zo kubaka umuryango ugaragara muri ubu buryo muri ibintu bitatu ngiye kuvuga nabyo ndibuzoreze. We have responsibilities to build a family that looks like the 3 things that he's about to share. dufite inshingano zo kubaka umuryango utekanye. We want to build a safe family, a peaceful family. ufite ubushobozi a family that is capable, kandi ibyo barabyize muri rya somo bijyanye no kwihangira imirimo. and I know that you've learned this on how to dufite inshingano rero yo kubaka umuryango ufite ubushobozi umuryango ushoboye a prosperous family. icya nyuma dufite inshingano yo kubaka umuryango ukomeye.
umuryango ushoboye, umuryango ukomeye, umuryango utekanye. Babyeyi muri hano, izo nizo nshingano dufite, kubaka umuryango utekanye, mbese umuryango ufite amahoro, kandi tugeze kuri ngoma z'uko bwabigishije, umuryango ushoboye. Abanyarwanda bavuze ngo abasanga ibuza bitari ibisambo. Mwigisha imiryango hariya kwihangira imirimo. Teach your families how to live on their own. Hanyuma twubake imiryango ikomeye. Iyo miryango niyo izaha icyubahiro Uwiteka. Prosperous families. Ayo mbashimire rero ko mugiye ku rugerero, igisigaye ni ukujya tuza gucelebratinga ibyo mwagezeho. I want to thank you and you will be back here to celebrate what you Turifuza have achieved. kumva kuri buri musozi w'u Rwanda hari ibikorwa nk'ibyo ngibyo buri mwaka. Nongere bisubiremo, yigeze kubivuga, uyu munsi mu munsi wa kabiri turi mu muganuro. Uyu munsi muraganuza imiryango yanyu diplome mucyuye. This is our second day in our country celebrating what we have achieved. Muraganuza amatorero yanyu. So today you are going to celebrate with your families, your churches, and show them your certificates. Umwaka utaha azaba ari gutaha ibikorwa bizava mu maboko yanyu, bizava mu bwenge bwanyu, bizava muri bwa bushobozi mwahawe. So next year we'll come here to celebrate the outcomes of what we've been doing. Imana ihumugisha ubwenge bwanyu. May God bless you. Imana ihumugisha umusaruro w'amaboko yanyu. May God bless the work of your hands. Imana ihumugisha igihugu cy'u Rwanda. May God bless our country, Rwanda. Imana ihumugisha abafatanyabikorwa. May God bless our partners. Imana ihumugisha abayobozi b'amatorero. May God bless the church leaders. Hari abavuze ngo Imana yirirwa ahandi ariko rero isigaye ihirirwa ikanaharara. Ndagira ngo nawe bazaza hano kugira ngo twese tujyane mu ijuru, kuko Imana izaturuka hano tujya mu ijuru twese. Aha ngaha icyicaro cy'Imana. Imana ibahumugishe. Amen. Nagerageje gufata. Thank you for this. It's really amazing. Ariko nanone turashimira cyane umuyobozi ndetse n'abashumba bamwe. We know that you have short time, you have so many things you do, many activities. Even the bishops were just remaining with giving gifts. We value your time as leaders. Turabasaba ko abayobozi b'amatorero abaje bahagarara imiryango ya Kristo n'umuyobozi mukuru baza n'abashyitsi bavuye muri Rise Up. Akunda kihaye dufata ifoto kugira ngo atagira ucikwa rwose tukazabura nta foto nta cyabaye. Right, Reverend Bishops to come here. Kuko narebye mu jisho ndebye nabi Women International to come and have a family photo before some people will be leaving. Mudufashe intebe zimwe zizi imbere kugira ngo kameraman ndabizi muzi gutondeka kugira ngo tugere ifoto iryoshye kabisa. Can you please look at the camera?
ngaho mwabonye dufite ishuri alarme ryitwa iwe irwamagana rikomeye rimwe abanyeshuri b'abakobwa barenga 300 uyu yadubakiye ibintu bikomeye cyane. We have a school of girls in the Rwamagana. Buriya nta wabona ibyamuvugaho ishuri rimaze kuba icyitegererezo muri iki gihugu. It's really a nice school. Navuga na directeur yaravuga ati twagize ikibazo cy'ibitanda n'ibyumba abana babari benshi kubera umudamu mukomere Imana bashibo. So appreciate it. Rero Ukurire tuguhaye impano ikimenyetso cyo guha agaciro wakoreye alarm wakoreye very important. u Rwanda You have wakoreye umuryango nyarwanda. You have worked for the community of Rwanda. Kuba warubashye Imana. Especially how you really obeyed God. Umuhamagaro wawe God's call. Umusemburo mwiza muri iki gihugu. That this has been really a good seed you have planted in this country. Kuko ni umurimo watangiye kandi ugikomeza kugira ngo uyu murimo ntuzahagarare. Congratulations. Judah is the boss of Korin. You cannot appreciate Korin and you don't appreciate Judah. She's the chairman of the board. Now we thank God that she has allowed or released the Korin team to come to Rwanda. When they voted, we are going to send some funds to Rwanda. Is the one who signed. So, she cannot approve, nothing can go. That's why I want to recognize her in front of you and appreciate her. These women in the village. Excuse me, don't go, please. If I release you, you are not allowed to leave. We have more. Yeah, so. As alarm, we don't have words to express our gratitude. Thank you. Murakoze. bataryama buri myaka 3 ni hariya twakoreraga amatoro yose yo mu burasirazuba agateranira aho umushumba ayoboye. Imana iguha umugisha. Kuko rwose yaritanze igihe cye akaza akabana umugisha cyane. Turasaba muhagara aho ngaho, turasaba timu yose ya Rise Up
We request the whole team of Rise Up Women International babahereza impano to stand up mugende muhereza aba banyeshuri batuye mu each one will give it to one of the trainers. Yes. when you give You give it to stand and then look in front. when you give you stand tugiye kuzifungura abageni impano ikimenyetso cyo kubashimira. So this is a sign that we appreciate you. Alarm iranezerewe cyane Alarm is very happy to have you. abatiyoti bigisha Thank mwumve you, ko teachers. alarme irabishimiye cyane. So please know that Alarm appreciate you. irabishimiye cyane Alarm appreciate you. kandi tuzi ko imihigo ikomeje. And we continue. We are not stopping or ending. Murakoze cyane. Thank you very much. turabashimiye cyane rwose. Thank you very much. I cyane believe now the space. mwumve ko tubaha agaciro. We appreciate you. mwumve muzituzanire. Please bring the gifts for the team from yego uhagarariye abantu yari he yego namubonye ko apana kugenda. mudufashe mubahe yego urahagararana nawe mama urafata ifoto ya rusange. murahagararana nawe David uri arahande bebe hano noneho mureke dufate ifoto ya rusange. ira hino utakoma amashyi impano bazitanze. noneho turasaba ndabizi harimo ibintu byinshi uragira amagambo umubwira azayavuge nk'uko wayavuze uko uyavuga ariko azayajyana. murakoze cyane. uyu ni umwanya nawo twavuga w'igiciro kinini kandi udasanzwe. This time also is a great time and special. aho tugiye gutanga impano y'umuyobozi wacu mukuru. Because I want to give this gift for the leader of this organization. Ni Reverend Dr. Celestine Musekura. Reverend Dr. Celestine. Niwe wagize iyerekwa cyangwa vision y'iyi organisation. He got the vision of this organization. Babisobanuye mu ijambo ry'umushyitsi cyangwa se ry'umuyobozi uhagarariye alarme. It was explained during the speech of Rwanda director. Umutwaro yagize wo kugira ngo iki gihugu itorero ndetse na Afrika habonekemo abayobozi beza bakorera abandi kandi bashyiri imbere inyungu zabo bayobora. He got a vision to help the church, the country, the community to have good readers who will read. Hanyuma kandi abayobozi baharanira kubona umuryango urimo amahoro utekanye. Especially leaders who are committing to see the community changing and having peace. Umutwaro rero yawugize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. This vision came up after the genocide against Tutsi which happened in 1994. Abona gusa ko atari ikibazo u Rwanda rufite rwonyine ahubwo abona ko ari n'ibindi bihugu byo muri Afrika. He saw that Rwanda was not alone having this burden, but all other countries in Africa. Uyu muryango rero awutangiza mu Rwanda ariko ukwira no mu bindi bihugu 8 bya Afrika. So this organization started here in Rwanda, but now it's reaching 8 countries of Africa. Murumva rero yuko umutwaro we niyerekwa rye nihishurirwa rye ni iby'igiciro
igiciro cyinshi. So you see that his burden, the vision, is really an important vision. Yari yifuje kubana natwe, ubusanzwe twakoze igikorwa kinini nk'iki araboneka. He wished he could be with us as usually he was coming to. Ukomeze mwami gushimwa n'igihugu cyacu gitera imbere. Turagushimiye Mana ko wagize neza. Uyu murimo n'uw'indashyikirwa. Buri wese arashyigikiye iki gikorwa. Umugisha inzego zose zabigizemo uruhare. Ushyigikire mwami Yesu Kristo buri wese urahangaha kugira ngo mu izina ryawe Kristo Yesu twunge ubumwe tugukorera twiteze imbere kandi turi mu rukundo rwawe. Turagushimiye Mana. Reka tukwereke ifunguro ryateguriwe umuryango mwiza mugari. Mana ari umugisha. Turagushimiye kandi imibiri yacu iryakira igubwe neza irusheho kugira imbaraga. Turwanye uburwayi, tugira imibereho myiza, twiteze imbere ku bw'icyubahiro cyawe. Nukugirire neza dutahuze kujyana natwe buri wese aho yaturutse. Uburinzi bw'Imana bubane natwe kandi ukomeze kuduha amahoro yuzuye mu gihugu cyacu n'iterambere. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu.